Mwaramutse cyangwa mwiriwe nanone bitewe n'ahantu muri. Iyi nayo ni Samsung, murabona ko idafite izi buto zayo, ntabwo zikora. Izi buto ntabwo zikora. Icyo gihe iyo buto zidakora rero ukuntu bigenda, ushobora gushyiramo iziri soft, atari ngombwa mu gihe utarabona umutekinisiye uzi gukorera. Twihuse ngiye kukwereka ukuntu wabigenza. Babanza tuze dukuremo password. Numara kuyikuramo urabona ko bidakora, ntabwo byakora rwose. Urabona ko bidasubira inyuma, ariko iyi ngiyi irakora, ariko iyi ntikora. Kuvuga ngo rero iyo wari uri gukora nk'ibintu byawe ugakenera gusubira inyuma, ntabwo bigira gute, ntibigukundira. Icyo ugomba gukora rero, uza muri setting ya telefone. Iyo telefone ibifite, uza muri setting, warangiza ukaza ukajya ahantu handitse navigation bar. Uba ushobora kuzishakiramo hano, ukandikamo navigation bar. Ariko murabona ko hano ntazo bagira gute, ntazo baduha. Urabona ko gusubira inyuma ni ikibazo, ariko noneho nubwo ntazo baduhaye, dufite ubundi buryo twagira gute, twazishakamo. Ushaka kunyura hano ukareba naho ko uzibona, ukareba ko naho uzibona. Urabona ko ntazigaragara, kandi no gusubira aho twavuye ntago biri ibintu byoroshye. Icyo gihe rero iyo uzibuze, fata umugozi wawe. Ushaka kuba uyifite mu mashini, ushaka kuba uyifite ku yindi telefone. Njye hano mfite iyi software mu mashini, ngiye kuyikura mu mashini nyibike kuri telefone, nindangiza nyesitaremo kugira ngo mbone za navigation bar z'ahangaha. Icyo gihe urashyiramo umugozi, utwo tuntu twitwa navigation bar. Nindangiza noherezeho navigation bar kuri iyi telefone yanjye. Navigation bar, ujya kuri Play Store ya telefone cyangwa se kuri App Store ziba ziriho, ukandikamo ijambo navigation bar, bakaziguhereza, ukazidownloadinga, warangiza ukazishyira kuri telefone. Nyuma yo kuzishyira kuri telefone, uzesitara nk'uko wesitara izindi porogaramu zose. Icyo gihe ukaba utandukanye burundu n'ikibazo cy'uko buto zawe zitari ziri kugira gute, zitari ziri gukora. Ahangaha nsoje genda nta kibazo. Aha nsoje gukora kopi ya bya bintu. Icyo gihe icyo nsigaje gukora, ngiye kubyesitara. Ndaza hano njya muri file manager ya telefone, muri my file, ngira ngo uri kuhabona. Numara kuhajya, uze muri app installation file, ubwo ni hano hirya. Nurangiza muri internal storage, ngaka ariya, ngira ngo urakabona, ngaka hano, ugakoreho ukestare, ugakoraho. Nurangiza ukestare. Nyuma yo kuyesitara urayifungura. Numara kuyifungura, ujye muri setting yayo, uremera. Uza hano muri setting uyizamo, ugiye kuyiha uburenganzira bwo gukora ibyo igomba kubigira ikora. Urabona ngiyi hano igize irafunze. Icyo ngiye gukora rero hano, ngewe nitanza, narangiza ukagira ukayifungura muri telefone yawe, ugakora kuri iri jambo OK. Urabona ko yarangije gufunguka. Urabona ko navigation bar zacu zarangije kugira gute, kuza, ugakora kuri iri jambo OK. Ahangaha rero ugeze, uba ugomba guhitamo niba ziriya navigation bar uzishaka ziri hejuru. Murabona ko ziri kugenda zimanuka, cyangwa gutya ziri kugenda zigira gute, zizamuka.
hano urabona ko icyo bivuga hano uba ugomba kuzegeranya cyangwa zigatandukana zigasa n'izijya mu nguni. Hano ni aho uhitiramo ukuntu ziriya navigation bar ziraba zisa, niba ari umutuku cyangwa ari ubururu cyangwa ari umukara. Reka tuzigire umukara, ni urugero ngiye mfashe. Nurangiza ugahitamo uburyo zigaragara, niba ziragaragara cyane cyangwa ziragaragara gahoro, uba ushobora gushyira ahantu ubona bitakubangamira. Njye nshyize hariya kuri 81, ariko wowe ushatse washyira ku 100 nta kibazo. Urabona kuko nazigize umukara cyane ntabwo giye zigaragara, bityo rero mba nshobora gusubira inyuma, narangiza nkazihereza wenda nk'ibara ry'ubururu. Urabona ko ho zihise zigaragara, yego. Narangiza nkahitamo ko zigaragara kuri ruriya rwego nabona zitagaragaraho, hagaruka nkahitamo uko ziri bugaragare nanone. Abana wenda reka nzigire umutuku, hanza nkaza nk'abantu wenda ntizigaragare birenze kuri 49, nkemeza. Urabona ko zirimo ziragaragara, ariko zikagaragara mu buryo bugoranye kubera ko wenda ririya bara ritagaragara, ariko hariya ziri kugaragara njye ndi kuzireba. Icyo ugomba gukora rero ni iki? Icyo gihe umajije kwemeza ibi ngibi kandi ukaba warangije gufungura navigation bar yawe, icyo gihe icyo uba usigaje gukora nta kindi ni ugukora hano. Urabona ko za navigation zanjye noneho zigize gute, zirimo zirakora. Watubonye ko turi kugaragara. Ubwo noneho mba nshobora kuza muri porogaramu, naranza nkaza hano nkagira nte, ngasubira inyuma. Ngira ngo biri kugaragara. Murakoze kubana nanjye kuri iyi channel ya YouTube yitwa Kado Studio. Kora subscribe na share niba ubishaka, na comment niba ubishaka. Ariko burya ikintu kitagusaba kugira ikindi kintu wigomwa kugitanga nta gihombo bigutera. Sinibaza impamvu wakinyima, kugira ngo tujye dukomeza kubana, mbigisha ukuntu wakwa-updatinga WhatsApp yawe, YouTube yawe, amwe mu maporogaramu yo muri telefone ukeneye kumenya uko akoreshwa, byose uzabisanga hano kuri Kado Studio. Urumva rero utakoze subscribe ngo ujye ubona notification za buri porogaramu yose nasizeho n'uburyo ikoreshwa n'iki imaze muri telefone, ntabwo wajya ubasha kugendana natwe, kuko uko bwije nuko bukeye niko nzajya ngenda mbigisha imikorere ya telefone n'imikoresherezwe yayo, na bimwe mu byitwa porogaramu mugenda mukenera uko bwije nuko bukeye. Urabona utu tuntu utadufite, ntabwo ushobora gusubira inyuma, ariko iyo dufite turagufasha gusubira inyuma, sibyo? Ngira ngo uramutse ari uvuga ngo utu ntabwo tuzi, urumva biba bigusaba kujya kuyikoresha ku mutekinisiye, telefone yawe akayifungura akaba yanayica. Nyamara hari software za navigation ushobora gukoresha utiriwe ugira ujya gukoresha akangaka cyangwa akangaka, kuko urabona ko ntabwo bugira ntabwo bukora, ariko ahangaha hagira harakora. Akoze cyane, ndabakunda cyane.